ntibarengere. Kandi umuhanuzi Bibiliya iravuga ngo agomba kuvuga ibyubaka imitima, ibihumuriza imitima, ibijyana abantu mu byiza. Ntabwo dukwiriye kuvuga ibintu bihahamura abantu, kuko nk'ibyo navuze hari abantu babitegereje bagiye babinyandikira ati ko twagize ubwoba, oya mbabwire ko umuhanuzi atari umuteroriste. Hariho ibyo navuze by'inyamaswa ifite umurizo muremure uziritseho ifumba y'umuriro yambutse iva mu Rwanda ijya Kongo. Hariho ibyo navuze by'imyigaragambyo muri ibi bihugu bituranye yazava ikaza no mu Rwanda. Hari ikindi navuze by'uko igihugu kizayoborwa n'abana n'abagore, uko nabivuze ko nk'uko nabivuze ko umuhanuzi hari ibintu agerekaho ku by'Imana mubwiye, ibyo nabyo nanjye nabigeretseho. Ariko ndabisabira ese mu by'ukuri niba umuntu amaze kwiyemerera ko hari ibintu yagiye yongeramo mu buhanuzi yagiye atanga, ubona nk'ingaruka zizamubaho ku bw'ibintu avuze gutya ari nk'izihe? Nyine urumva ingaruka zo zirahari. Ikintu cya mbere ahubwo asaba Imana imbabazi. Njyewe ntabwo nzi kubererekera icyaha cyangwa se ikibi. Urumva muri iyi video nanjye nayumviseho arimo avuga ngo mu buhanuzi yagiye atambutsa ngo hari ibyo yiyongereyemo. Buriya Bibiliya iravuga ngo azabona ishyano umuntu uhangara kuvuga ngo Imana iravuze kandi itagize itavuze. Niba yarabeshyeye Imana akavuga ngo Imana iravuze, akavuga mu izina ry'Uwiteka Imana imusange, nubwo ari gusaba abantu imbabazi ariko ace bugufi abwira Imana ngo Mana umbabarire kuko nahangaye kuvuga utavuze, nkakubeshyera ngo uravuze kandi utavuze. Nuko nguko amahoro n'imigisha niwe kuri weho urimo urakurikirana iki kiganiro kuri channel Iryukuri TV, kandi umugisha wayo kugubwa neza n'ubuzima buzira umuze ndetse no kwimenya kuruta uko uyizi bikomeze kubana nawe kandi imbaraga zayo zikuzenguruke. Aya masaha reka dusuhuza abantu badukurikiye bari mu Rwanda hose, mu ntara z'igihugu n'umujyi wa Kigali. Dusuhuza abantu badukurikiye bari muri Afrika, muri East Africa, mu bihugu byinshi bitandukanye, abari muri Afrika y'Iburengerazuba niyo hagati, amajyaruguru ntabwo nababonaho babadukurikira mu Barabu, ariko buriya wasanga bazaza. Reka dusuhuje rero abantu badukurikira bari mu mugabane wa Aziya, bari muri Oman, Vietnam, muri bigo by'Abarabu bifite amazina kompuritse no kuba wayavuga, naho nyambabona badukurikira. Reka tubahe ikaze kandi tubifurize kugubwa neza ku bw'iki kiganiro. Abari muri Aziya yose turabasuhuje, no mu Burusiya nyambona badukurikira. Reka tubabwire ngo yambo kandi amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Reka dusuhuza abantu badukurikira bari ku mugabane w'i Burayi, abari muri Amerika, muri Canada no muri United States. Tubahaye ikaze muri iki kiganiro. Reka duhe ikaze umukozi w'Imana wadusuye uyu munsi kugira ngo dukorane ikiganiro. Reka tubanze tumusuhuze kandi tumuhe n'ikaze banze asuhuze abadukurikirana. Umukozi w'Imana, Yesu nashimwe. Yesu ahimbazwe. Mumeze mute? Tumeze neza, turashimira Imana. Yego, reka nguhe ikaze rero, hanyuma wibwire abadukurikirana kandi unabasuhuze. Karibu ndetse n'ikaze. Murakoze cyane. N'ubundi kubatanzi amazina yanjye nitwa Munyarubuga Vedaste. Yego. Ndi umukozi w'Imana, evangeliste, nkaba n'umuhanuzi w'Imana. Yego.
murakoze cyane kubanza kwibwira abadukurikiye. Reka tubanze dusenga Imana tubone gukora iki kiganiro tuyobowe n'umwuka w'Imana. Uwiteka mwami Imana isumba byose, nyiri uburinzi kandi nyiri ubushobozi, mwami wo kwizerwa kandi wo kwiringirwa, aya masaha turagushimye kandi turaguhimbaje kuko ari wowe utureberera uko bwije n'uko bukeye, utubamba hema, utubera ingabo idukingira, turwanirira intambara nyinshi yaba izo tuzi n'izo tutazi. Uwiteka nyiri ingabo Imana, ariko utabarukana insinzi kuko uratuneshereza, turacyahumeka umwuka w'abazima. Uyu munsi nuhimbazwe, nushyirwe hejuru, tuzamuha ishimwe tugushimira Kristo Yesu. Aya masaha ndakwinginze numanukire kubana natwe, umwuka wera wawe amanukire muri twe mwami, uduhe mwami Imana nyine ngabo kuvuga ibyo ushaka ko mwami bigera ku bana bawe, ku bwoko bwawe, ari byo bisohoka mu kanwa kacu, kandi umwuka wera barewe utubera umuyobozi. Ndagushimiye nubane n'umutumirwa wacu twatumiye uyu munsi, umwuka wera wawe amubonekeho, amuhangeho, amubemo nyaguhora ku ngoma, avuga ayobewe nawe Kristo Yesu. Ndagushimiye, ngaho nuganze utegeke mwami, ubane n'umuntu wese ukurikiranye iki kiganiro kandi agira ikintu yunguka muri iki kiganiro tugiye gukora mwami Yesu. Ndagushimiye kuko wumva gusenga byose ni mu izina ryawe Yesu Kristo musabye nizeye, amen. Umukozi w'Imana, uyu munsi ndagira ngo tuganire ku bintu biri kuri social media, ariko by'umwihariko ku muhanuzi umwe uzwi cyane muri iki gihugu cy'u Rwanda, yaba abari mu gihugu yaba abari hanze yacyo baramuzi. Ni umuhanuzi witwa Meshake. Azwi uhereye muri 90. Urumva no wakera umukozi w'Imana, wakera ngiye namumenye nk'umukozi w'Imana wahanuye ibyerekeranye na perezida wacu igihe witwa Habyarimana, amuhanurira urupfu rwe kandi kuko byaje kubaho, byarasohoye. Abo umukozi w'Imana uhanura ibintu bikomeye, muzi uhereye na mbere kose yahanuraga ibintu bikomeye, nyine abwira abantu ati nimusenge kuko hari ibintu bikomeye biri imbere bigiye gutera wenda igihugu cyacu cyase n'ahandi hose. Umukozi w'Imana rero uyu munsi ikintu tugiye kuganiraho ni ikiganiro nabonye yasohoye kuri channel ye, avuga yuko umukozi w'Imana wa nyawe ngo adakwiriye kuba yavuga ngo ibihahamura abantu. Reka wenda manze nkumvisha ako ka audio kugira ngo nyuma yaho twite iyo video kugira ngo nyuma yaho tugaruke tuganira turebe icyo Bibiliya ivuga ku muhanuzi, hanyuma nawe ugire umuco utanga ku cyo Bibiliya ibwira abantu ku cyerekeranye n'ubuhanuzi ndetse n'abahanuzi. Ntibarengere, kandi umuhanuzi Bibiliya iravuga ngo agomba kuvuga ibyubaka imitima, ibihumuriza imitima, ibijyana abantu mu byiza. Ntabwo dukwiriye kuvuga ibintu bihahamura abantu, kuko nk'ibyo navuze hari abantu babitegereje bagiye babinyandikira ati ko twagize ubwoba. Oya, mbabwire ko umuhanuzi atari umuteroriste. Hariho ibyo navuze by'inyamaswa ifite umurizo muremure uziritseho ifumba y'umuriro yambutse iva mu Rwanda ijya Kongo. Hariho ibyo navuze by'imyigaragambyo muri ibihugu bituranye yazava ikaza no mu Rwanda. Hari ikindi navuze by'uko igihugu kizayoborwa n'abana n'abagore, uko nabivuze ko nkuko nabivuze ko umuhanuzi hari ibintu agerekaho ku by'Imana mubwiye. Ibyo nabyo nanjye nabigeretseho, ariko ndabisabira imbabazi. Umukozi w'Imana, umaze kumva iyi video aho avuze yuko umukozi w'Imana ngo atagomba kuvuga ibintu bihahamura abantu ndetse ngo atari mu teroriste, wowe icyo kintu kivugaho iki? Ese tugende ku ijambo ry'Imana, ijambo ry'Imana ryo ribivugaho iki? Nukuvuga ngo tugendeye ku ijambo ry'Imana, icyo numvise uwo musaza atangaje kandi koko ni umuhanuzi umaze igihe kinini
ndi umwana najyaga numva ngo hari umugabo witwa Gatabazi Meshake ngo wahanuye urupfu rwa Habyarimana, ntabwo nari muzi, uretse ko muri iyi minsi ariho wenda yagiye agaragarira muri social media, ariko nshingiye kuri iyo video, kuri ubwo butumwa, niba nabyita ubutumwa, ngo umuhanuzi ngo ntahanura ibintu bihahamura, umuhanuzi ahubwo ahanura iby'Imana imutegetse guhanura, kuko hariho ubwo Imana itegeka umuhanuzi guhanura ibintu bihahamura, kuko ndi umwana nagiye mbyumva, ntabwo nari ndakaba umurokore ukijijwe, ariko najyaga numva abantu b'abarokore bavuga ngo hari ibintu Imana ivuga ngo n'ubundi ngo bigiye kuza, ngo intumbi ngo zikaba ngo nk'amase ngo ku misozi. Nari umwana pe, ndi n'umupagani kuko n'iwacu twarabapagani. Yego. Noneho njye nkabyumva nkumva ngize ubwoba, nkavuga ngo mbese ibyo bintu bibaho. Ariko igihe cyabyo cyarageze, mbyibonera n'amaso, abantu barapfa rwose pe, mbibona n'amaso yanjye, nubwo nari umwana narabibonye. Byumvikane yuko rero Imana hari ubwo itanga ubuhanuzi buhahamura, reka mbishyire mu iyo mvugo yabivugiyemo, hari ubuhanuzi abantu bumva bagahahamuka, noneho muri kwa guhahamuka hakabonekamo abavuga bati reka duce bugufi, nibura duhendahenda Imana tuyitakambire, wenda hari yatugirira iki imbabazi. Ndatanga urugero, burya ab'i Nineve, Yona Imana imutuma ngo genda ubabwire ngo mu minsi 40 n'amajoro 40 Nineve haraba harimbutse. Ubwo si ubuhanuzi buhahamura, barahahamura. Uzi kugira ngo n'ubu ujye kumva ngo mu minsi 40 umujyi wa Kigali uraba wahiye, ngaho mutuye muri Kigali. Ubwo si ubuhanuzi buhahamura, burahahamura, binateye n'ubwoba, ahubwo buteye n'ubwoba. Buri wese ahubwo ibyo bintu rwose byakujyaho n'ingaruka itoroshye. Yes. Urumva ko rero Imana ntabwo igira isoni zo kubwira umuhanuzi ngo bwira abantu yuko ibyago bije, yuko amakuba aje, kugira ngo n'ubundi muri zambuze. Ariko ntabwo Imana iba yishimiye yuko ibyo byago bigera ku bantu, ahubwo yo ibigira ngo nibura nibamara kumva bwa butumwa bace bugufi, batakambira Imana, bayibwire bati Imana turihanye, utubabarire, udukureho ibi byago n'amakuba. Nuko nguko Imana ikora. Twavuga ibintu byinshi cyane, twagera nko kuri Yeremiya. Buriya Yeremiya yagiye ahanura ibintu bikomeye cyane, birimo amakuba n'ibyago. Hari naho yageze aravuga ngo ntabwo nishimira guhanura ibyago, aravuga ngo iyo nshatse kubyirengagiza, numva umuriro unyatsemo, nkumva uragurumanye, nkumva naturitse ndahanura. Bivuze ngo rero ibyago rwose ntabwo Imana igira isoni zo kuvuga ibyago cyangwa se amakuba. Nuko nguko Imana yo nuko ikora, nuko ikora. Hanyuma se byibuza turabizi yuko nine n'ubundi hari abandi bahanuzi babanye na Ahabu, bahanuraga ibintu bikomeye kuri Ahabu, urabazi. Abo bahanuzi muri Bibiliya baragaragara yuko bagiye bahanura ibintu bikomeye, bakanarenganywa kubwo bwa buhanuzi bahanuye. Ese iri jambo byibuza uyu muhanuzi tumuzi nk'umuntu w'umuhanuzi ukuze cyane, na iyi video atanze urabona we cyaba ari nk'igiki kintu cyabite kugira ngo atangaze ijambo? Icyo navuga kuri iyi video, ahubwo asaba Imana imbabazi. Jewe ntabwo nzi kubererekera icyaha cyangwa se ikibi. Urumva muri iyi video nanjye nayumviseho, arimo avuga ngo mu buhanuzi yagiye atambutsa ngo hari ibyo yiyongereyemo. Buriya Bibiliya iravuga ngo azabona ishyano umuntu uhangara kuvuga ngo Imana iravuze kandi itagize uko itavuze. Niba yarabeshyeye Imana akavuga ngo Imana iravuze, akavuga mu izina ry'Uwiteka Imana,
imana imusange nubwo ari gusaba abantu imbabazi ariko ace bugufi abwira imana ngo mana umbabarire kuko nahangaye kuvuga utavuze nkakubeshyera ngo uravuze kandi utavuze nuko nguko numva